ipe ya Rayon Sport twafashe umwanya uhagije tuganira na perezida wa Rayon Sport Tade Twagirayezu asobanura ko afahamiye Lotfi nibatandukana bagomba kumuha imishahara y'amezi 3 kubera ko atigeze agera ku ntego n'inshingano bamuhaye akaba ari gituma bagomba gutandukana. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na Habimana Hussein ni uhagarariye afahamiya Lotfi. Hussein waramutse tugaye ikaze mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Waramutse neza. Rayon Sport batubwiye ko ibaruwa batarayibashyikiriza ariko bitarenze saa 6 umutoza afahamiya Lotfi ari buze gusezererwa mu ikipe ya Rayon Sport. Mbere na mbere Hussein duhere ku masezerano mwari mufitanye na Rayon Sport. Ese afahamiya Lotfi aramutse asezerewe byaba koko bikurikije amategeko byaba bikurikije ibyo mwumvikanye mu masezerano mufitanye? Kugeza ubu ngubu rero mu by'ukuri ukurikije amasezerano uko yari ateye uretse kuba haragiye habaho kwihangana ku ruhande rwacu no kuba wenda tutarashatse kuba twarasesha amasezerano kuva mbere twari dufite ubwo bubasha cyangwa se dufite ingengo ziturengera mu buryo bwo gusesha amasezerano, kuko twebwe ku ruhande rwacu amasezerano ntiyubahirijwe uko yagombaga kubahirizwa n'ingingo zose zari zirimo. Bivuze ko n'ubundi amasezerano y'umukoresha iyo harimo ingingo imwe niyo yaba ari imwe, reka tuvuge kuri imwe, y'amasezerano nta gaciro aba agifite. Ntabwo uyu munsi nshobora guha amasezerano yo kukubwira ati wenda nzangwemba ku itariki ya mbere nkagera ku itariki ya 15 ntaraguhemba, bikava kuri 15 wenda bikaba ukwezi cyangwa bikaba amezi 2 ntaraguhemba. Icyo gihe amasezerano mu by'ukuri ntabwo aba agifite agaciro. Ubundi icyo gihe uba ufite uburenganzira, hari uburyo bigomba gucamo ukaba wanarega kuko y'amasezerano ntabwo aba yubahirijwe. So twebwe rero ku kijyanye n'amasezerano hari ingingo nyinshi cyane zagombaga kuba zaratumye twebwe ku ruhande rwacu y'amasezerano twanaseze, ariko ntabwo twabikoze. Ni ukukubwira yo ngusubije ku kibazo, nakubwira ko ayo masezerano kuva ku ntangiriro kugeza uyu munota 99 atigeze yubahirizwa. Hanyuma mwe musinya amasezerano, hari imikino bari bahaye umutoza agomba gutsinda. Mu bisobanuro byanyu wenda hari ibisobanuro mufite bivuga ngo bizaba impamvu zisobanura impamvu umusaruro utabaye wenda mwiza uko wari witezwe? Icya mbere ntabwo muri kontra y'umutoza harimo imikino, nta mikino irimo. Ni ukuvuga ngo harimo kuba uruhande rumwe rutakwishimira imikoranire n'urundi, ariko nta kijyanye n'imikino kuvuga ngo umukino cyangwa umwe cyangwa 10 cyangwa ingahe. Harimo ingingo ivuga ati uruhande rumwe niba rutishimiye imikorere y'urundi bizagenda gutya cyangwa gutya. So icyo ngicyo nta kirimo. Ni ukuvuga ngo rero ku kijyanye n'icyo kindi Rayon Sport ihagaritse umutoza, imuhagarika tugendeye ku mikino yari amaze gukina. Ntabwo ushobora guhita ukora assessment ako kanya mu gihe umutoza akinnye match wenda tuvuge yari amaze gukina match 5 niba nibeshye, ngo uhita uvuga ko afite umusaruro mubi. Cyane cyane ugendeye ku cyo wari uvuze ngo ese ibyo bamugombaga bo kugira ngo bamubaze n'uwo musaruro byarakozwe, byarubahirijwe. Yego. Ni naho mpamvu nakubwiraga ngo kontra ye ntabwo yubahirijwe 90 ku kigero cya 99%. Kuko umutoza bajya kumwicaza, tujya kwicara ngo tuganire ku kijyanye no kuba bamusinyisha. Muri kondisiyo yari yabahaye ya mbere yari yababwiye ko mu bakinnyi Rayon Sport yari ifite icyo gihe hasigaramo abakinnyi 2 cyangwa 3. Ndetse haba n'inama, izo nama nanjye nari nzirimo zo kureba abakinnyi ni bande. Amaze no kugenda muri Tunisia ansigira inshingano yo kuvuga ati uzankurikiranire dore babakinnyi nasabye ni aba n'aba. Abo bakinnyi bose
umutoza yashyize kuri liste mu nama yakozwe, yego, n'ubu ngubu iyo raporo y'iyo nama ndayifite, abagombaga kugenda n'abagombaga kwinjira, yego, abagombaga kugenda ntibagiye, n'abagombaga kwinjira nta n'umwe winjiye. yari yasabye abakinnyi bangahe, ahabwa bangahe? Mu kuvuga ngo abakinnyi yari yasabye bageraga ku bakinnyi nk'icyenda, yego, ariko nta mukinnyi n'umwe nyine waje muri abo yasabye, yego, ariko hinjiye abakinnyi muzi namwe bagiye binjiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari ariko muri abo binjiye nta n'umwe muri, ni ukuvuga ngo nta mukinnyi n'umwe winjiye koca yavuze ati uyu mukinnyi ni njye wamusabye mu munzanire. abakinnyi nk'abakinnyi bavanye muri Mukura ntabwo ari we wabasabye? Ntabwo ari we, kuko niyo nama ndi kukubwira, nta nubwo yaravuze ati aba bakinnyi ni abakinnyi banjye, njyewe ndabazi, bari mbaraye imyaka 3, nta mukinnyi n'umwe ukwiye kuza hano muri Rayon Sport. Nta urwo rwego bariho, gusa habaho kwicara barumvikana ikintu bavuze ati yaba ari Rushema na Aimable ni abakinnyi b'abanyarwanda beza bafite potential, bashobora kuza bakajya muri groupe n'abandi. Ariko mu bakinnyi yagombaga kugendera akavuga ati njyewe abakinnyi nshaka naba rwose, iyo raporo irahari n'abakinnyi n'imyanya byose birahari. Nta mukinnyi n'umwe wigeze. Nkumva neza Hussein, uravuga ko ibijyanye n'imihembere atahembwe neza, atahawe abakinnyi yari yifuje, hanyuma icyemezo ni cyiza, cyemeza ko mutandukanye, mugomba guhebwa imishahara amezi 3 n'ukundi kwezi kumwe baba barimo ku kirarane kaba amezi 4. Murakurikizaho iki? Mwatekereje ko muri buze gukora iki? kuko iyo baruwa yo iri mu nzira rwose ndababwira nk'ubihamya mbihagazeho. Ibaruwa nta nubwo tuyitinya, kuko twayisabye, twebwe twaraniyisabiye, kuko dosiye y'ikirego irakoze, dutegereje kwandikaho gusa iyo baruwa niyo dutegereje. Murarega he? Muri CAF? Muri FIFA. Ntabwo turega CAF, turega muri FIFA. Muri FIFA. Rwose dosiye irakoze 99, natwe twarayisabye, n'inama yabaye ejo hashize twarayisabye iyo baruwa. Niyo dutegereje natwe kugira ngo twandike twuzuzeho dosiye, hanyuma ibindi bizakurikira ubwo ngubwo n'ibyo ngibyo. Nakubwiye ko twebwe dufite ingingo nyinshi cyane. Tadeo yagiye ashyira hanze ibintu, ajya muri tactique z'umukinnyi, ajya mu bakinnyi gukinisha, dufite ingingo nyinshi, ibintu byinshi cyane. Yafashe kontra y'umutoza, aza mwamutumiye aho ngaho ayijyamo rwose, mu bintu ni ibintu byinshi cyane yahidaratse kuri televiziyo. Narikurikiraga ikiganiro se ari kuvuga muri kontra y'umutoza, naragikurikiraga rwose. Biriya bintu rero byose twagiye tubifata nubwo byari mu Kinyarwanda. Abavoka bacu baragiye, birasobanuye, biranditse, ni inkuru ziri hanze, ntabwo ari ibintu wenda bihishe, sibyo? Ibyo bintu byose, izo ngingo zose ziturengera mu by'ukuri ni nyinshi cyane, bihagije ku buryo uyu munsi, reka nguhe urugero. Yego. Suspension yiwe yagombaga kurangira ku 12. Yego. Uyu munsi turi tariki zingahe? 14. None se umutoza ari hehe? Ibaze ko bohereje umuntu gufata imodoka y'umutoza mu buryo umutoza kugeza igihe abonye ibarwa, aracyari umutoza wa Rayon Sport, sibyo? Ugezaho umuteza nyirinzu, ugezaho utwara imodoka. Ibyo byose rero ni ibintu twebwe turabifite, ntagira ngo ni ibintu turimo turabifata n'amavideo rwose, mu gihe biri kuba turabifata natwe mu buryo bwo kwirengera. Ikintu cyose kiri kuba turagifite, turakibitse, twe dutegereje ibarwa, kandi nkubwiye ko 99.9% kontra y'ura mutoza yose izishyurwa, ndetse twasabye n'indishyi z'akababaro bitewe n'ibintu byose byagiye biba. Ubwo bwo kuvuga ngo uramufashe ujya mu Nzove, umujyanye Retre mu Nzove, ntabwo ari mayibo buriya mugabo. Ntabwo ari umuntu yamufasha, ari umuntu w'umugabo, ari umutoza wafashe ekipe hano mu Rwanda nyinshi, arazitsinda, yerekana ubushobozi afite, uramukenera, araza, ariko ntabwo ari mayibobo yo kuvuga ngo umujyanye, ugiye mu Nzove mu myitozo, umufashe kuriya nk'umuntu w'umumayibobo uri mu nzira. Rayon Sport ni ikipe, ni association ifite ibiro, wahamagara n'umukoresha ukamwicaza mu biro ukamubwira mukaganira.
so biriya bintu byose yakoze rero natwe byose match igihe bakiri muri pre-season tuva i Muhanga aza kuri televiziyo kuvuga ngo tactique ngo y'umutoza ibyo bintu byose turabifite ni byinshi ntabwo nabivuga byose ariko turabifite niyo mpamvu nakubwiye ngo kontra ye 99% ntabwo yigeze yubahirizwa na gato. Use niba atari ibanga muzamuregera amafaranga angana gute? Urumva ntabwo amafaranga wowe ikintu ugomba kumenya ni ukuvuga ngo icya mbere kontra ye izaba isigaje umwaka n'amezi agera kuri 7. Iyo ni ukuvuga ngo ayo mafaranga nawe uyiteranyirije kuko umushahara yawuvugiye aho iwanyu urumva uyakube uyarebe ayandi ubwo ni indishyi z'akababaro tuzagenda dushyiraho iyo mishahara ye yari isigaye. Ibyo bintu byose mu gihe kitarenze rwose igihe niba iyo leta uvuga ngo turayibona uyu munsi ibyo ari byose mu gihe kitarenze icyumweru amakuru ajyanye n'ikirego n'ibyo twasabye n'ibiki byose nabyo bizaba byamenyekana. Reka nkubaze mu gusoza Rayon Sport murayifata gute? Ikibazo cyawe ntago nyumvishe. Turayifata gute? Murayifata ushatse kuvuga hari donc mwebwe mufata Rayon Sport nk'ikipe itarubahirije amasezerano murumva yarabahemukiye ni nkuko nkurikije ibisobanuro Rayon Sport nibyo nakubwiye ngo en fait buriya naje gusanga twebwe tudafitanye ikibazo na Rayon Sport ahubwo dufitanye ikibazo n'umuntu umuntu perezida wayo. Impamvu uvuga gutyo ntago ushobora kuba ufite komite hejuru ya komite ufite bodi ngo ujye wicare wowe umuntu kuko imyanzuro yose ntabwo yari reyo yari umuntu n'ikimenyimenyi erega ibintu byose biri hanze ntabwo ndi kuvuga ibintu bishya mutazi mubizi kundusha. Ntabwo ushobora gukorana inama ngo vice perezida wawe mu gitondo avuga ati ngewe nitandukanije n'ibyo wavuze sibyo? Yego. Ntabwo ushobora kuba ufite komite igusigayemo wowe ari wowe wenyine abantu bose bavuga ati ibi bintu ntabwo bishoboka. Vice perezida aragiye ushinzwe amafaranga aragiye abo bose none se ubwo urambwira ko ari Rayon Sport twari kuba tuvuga Rayon Sport uyu munsi yaza kuba haba inama imyanzuro igasohoka isinyweho na komite yose bavuze ati ibi bintu twabiganiriyeho twabifasheho umwanzuro nka komite bose bagasinya hatarimo abavuga ati reka ibyo bintu ubikore ku giti cyawe. Urumva so twebwe rero twaje gusanga ntabwo dufite ikibazo na Rayon Sport bose nagira ikibazo na perezida wa Rayon Sport babyumve ntabwo uriya mutoza afitanye ikibazo na Rayon Sport yaje ayikunze yaje ashaka kuyikorera yaje ashaka gukora izina muri Rayon ashaka kuyigeza ku byiza agakora ibishoboka byose agashimisha abafana sibyo? Ntabwo afitanye ikibazo na Rayon Sport. Yego urakoze cyane. Wahitemo kuvuga ati umutoza ntabwo ari uwanjye n'uwuyu ibyo ngibyo nibyo byateje ikibazo ntabwo ari Rayon Sport rero bafitanye ikibazo n'umuntu. Ubwo Rayon Sport rero nta kibazo dufitanye ni nayo mpamvu uyu munsi iyo biza kuba bishoboka n'umutoza yari kuvuga ati nge Rayon Sport ndayibabariye. Yego. Iki kibazo mugenzi wanjye Rigo Garuth ndamushimiye cyane aramwe ati mumbarize niba nta kibazo mufitanye na Rayon Sport abandi bayobozi ba Rayon Sport baramutse babegereye mu kongera mukaganira icyo kirego mwagihagarika. Utiza Rigoga umubwira ati ndamusuza cyane. None icyo nakubazaga icyo yabazaga baramutse abandi bayobozi ba Rayon Sport babegereye niba muvuga ngo nta kibazo mufitanye na Rayon Sport bakabegera nta ikirego mwagihagarika. Reka nkubwize ukuri twebwe nakubwiye ko hari ingingo nyinshi twagombaga gufata tukagenderaho tukamutwara amaze guteza ingorane hakiri kare ariko hari uruhande rundi rumwe narwo rugenda rudushimashima ati nyamuneka sibyo ibi bibazo nibiba bizasigara muri Rayon ntabwo bizajya kuri uriya mugabo. Yego ni Rayon Sport ni mutwihanganire turebe uko bimeze turebe twashime turebe ari icyo twakemura kuko ibi bibazo dufite n'ibindi byinshi. Ibibazo rero ko rifite uyu munsi ba Jalo ba Dafe ba Robertinho umva ni byinshi cyane ku buryo mwebwe ibyo mwumva mishobora kuba ari kimwe cyangwa bibiri ariko Rayon Sport ifite ibibazo byinshi murebye abakinnyi bari bahari umwaka ushize mukareba bagiye uburyo bagiyemo donc harimo ibibazo byinshi kwiyongeraho rero hakiyongeraho iki ngiki kandi iki ngiki gifite imiterere itandukanye completely ni ikibazo
gitandukanye. So ibyo byose rero twebwe turi tayari ku buryo rwose, gusa icyo tutazakora nababwira, ntabwo nakubwira ngo ntabwo tuzarega. Tuzarega kuko umutoza nawe arababaye, afite agahinda, yatejwe agahinda n'umuntu, arababaye ku buryo nibyo nkubwira ngo ngiye ku giti cyanjye, uretse kuba ndimubwira ati ko tayihangane, ariko ubu ngubu nta nubwo nkibimubwira, arambwira ati ibyo bintu byo kwihangana ntabyo nshaka. Abantu baransuzuguye birengera urugero. Yego. Bivuze ko rero nyuma wenda y'ibyo bintu byose, urabizi ko muri FIFA ushobora kwandika nibarwa mu gitondo ukavuga ati ngewe ikirego ndagihagaritse, mbabariye Rayon Sport, ebana ibi bintu byose ntibazanayamba. Ibyo byose ni ibintu bishoboka, ariko byose biraza guterwa n'imigendekerere n'ibizakurikira byose. Rwose ibyo ndabibijeje, nta kibazo gihari. Nakubwiye ko tudafitanye ikibazo na Rayon Sport, nta kibazo twagena na Rayon, kuko Rayon Sport ni association, kandi association imyanzuro yagiye ifatwa ntabwo yafashwe nka association, yafashwe nk'umuntu ku giti cye. Urakoze cyane Hussein, urakoze cyane. Yes, Rayon Sport nuko bimeze. Ibintu Hussein avuga n'umukiriya we, ubwo ndavuga ko Lotfi ngenda byemera. Ntabwo bafitanye ikibazo na Rayon, bagifitanye na Tadeyo. Aravuga ati abo bandi twebwe nta kibazo dufitanye, ariko ni nkaho yakabaza ati mu rwego rwo guca umuco kudahana, reka tubahane ku buryo n'ubutaha n'abo bandi batabigizemo uruhare bazajya bamenya gutoranya umuntu wa nyawe udashobora kuzana ibibazo bitari ngombwa nyine nk'ibi ngibi. Niko mbibona Sami. Ngira ngo reka tubijyanirane muri ubu buryo. Ejo bundi ku mbuga nkoranyambaga zanjye narabaje ntise kuyobora Rayon Sport, umuntu uyobora Rayon Sport araryama agasinzira. Yasinzira ate? Reka nkubwire impamvu. Yumva se impamvu nibazaga icyo kibazo. Amakuru ndimo ndabaha nonaha, ejo saa 11:40, saa 10:40, saa 10 Axel twari turi kumwe cyane, umuntu araduhamagara, umwe mu ba agent, umwe mu ba agent de documentation, inzego z'ubutasi, aravuga ati abagabo batatu urumva ni izacu, erega abanyamakuru natwe turi intasi cyane, ariko hari abagabo n'abanyabwenge bahurira, uwo bita Sadat, Jean Fidel na Tadeyo, bahurira muri Movenpick Hotel. Na nshyashya, iyi nshyashya yahoze ari Umubano, yahoze ari Novotel. Bakibitubwira turavuga tuti aho hantu twahagera dute ko hoteli ikiri nshyashya. Iyo ari hoteli zisanzwe tuba dufitemo n'abaseriveri n'abamanager, icyo twifuzaga n'amakamera ari mu bisenge byose byari koro. Ariko Movenpick kwinjiramo ntabwo byari byoroshye, ko ni nshyashya, nta connection turahagera. Tugata abagabo barateranye, baricaye, barimo baraganira muri Movenpick. Koko nibyo aba bagabo bari bahari ko ari batatu. Baganiraga iki Axel? Namaze kukimenya. Abagabo bahamagawe na Tadeyo, aravuga ati Sadat, Bwana Jean Fidel, mwanyemereye ko ibintu byakomeye, muje kunshyigikira no kumfasha. Ibintu byakomeye, mwanyemereye ko mumbera umusada, mwamenyemereye ko mu musada muze tuganira. Yabarambitse imbere dosiye zihagaze agaciro ka $70,000,000 z'amanyarwanda. Ubwo ni 30 za Robertinho, 7,000 bya Abdoulaye Jaro. Urimo urabyumva? Arababwira ngo Abdoulaye Jaro na Robertinho tugomba kubishyura bitarenze mu kwezi kwa 12, kuko nibagera za mu kwezi kwa 2 windo ntibazandikisha. Fahami ya Lotfi tugomba kumwishyura uyu munsi, kuko ibintu mbwiye Hussein saa 6 z'amanywa, lunch time, 12:02 arabura iminota 67. Ibaruwa arabayifite mu ntoki yirukana Fahami ya Lotfi muri Rayon Sport. Aravuga ati rero nk'abantu baba senior mwemeje kumba hafi, ni mumfashe ndebe ukuntu nava muri iki kibazo. Yari inama Jean Fidel asaba bari abagabo, nanjye sorry, Tadeyo yasabaga Jean Fidel na Sadate kumufasha kwikura muri ibi bibazo by'ingondora jose, kuko
aya mafaranga arakenewe byihutirwa kugira ngo Rayon Sport yongere yemererwa kwandikisha abakinnyi. None icyo nakubwiraga mite nuzuza handi nakubwiraga Axel, aba bagabo bagiye gukora pledges z'amafaranga bafite, noneho ngo no kuza kumufasha gushakisha n'abandi barebe baza kunyuranyuramo kugira ngo barebe ko amafaranga bayateranye. Ariko se icyo nakubwira ngo perezida wa Rayon Sport arasinzira, tuvuge ko Tadeo azaregera wenda tuvuge ko wenda nk'umwaka utaha baramutse bagiye muri ya mategeko yabo mu kwa mbere nibamutora, uwo azasigira ubuyobozi bwa Rayon Sport azaba yarezwe na famille Rote. Niko bemeze. Urumva ni uruhererekane rw'ibibazo umwanya wo ko yakongeremo abakinnyi azaba ari kwishyura. Nuvuga ngo erega ibi bintu Rayon igomba kubikora vuba, kuko muri mercato yo mu kwa mbere igomba kugura abakinnyi. Urumva igomba kugura abakinnyi. Nuvuga ngo niyo pressure perezida Tadeo afite. Nibigera mu kwa mbere ibi bibazo bitarakemuka, windi ifungu iri mu bihano muri babyanze, umuturage umukunzi wa Rayon Sport ntabona umukinnyi umanutse, ibyo kumubwira ngo kuza ku kibuga ngo n'ibiki ibyo ngibyo ntabwo azabyumva. Werutse kurya 3. Dore rero ikintu gihari kuri Tadeo umuntu w'umugabo agenda ahura n'ibibazo, urumva, akagira abajyanama, urumva, wenda rimwe na rimwe babi, bakamugira n'inama zitari ku murongo zidasobanutse neza, ariko ahantu bera umuntu w'umugabo Samir, uravuga uti mumbabarire nahuye n'abantu baranyobya, urumva, kubera wenda inyungu zabo runaka. Yego. Inama nagiye ngiye nyijya cyane, urumva, ibintu byo kujya muri ba Sadate, ibintu byo kujya muri ba Fide. Jean Fidel aramubwiraga ati ngamuzana abana muri lokale, iyo ndayibemereye. Bigaragara ko byerekeranye no gutanga amafaranga atarimo, ariko byibura nayo ni amafaranga ubwo ni kuvuga mu rwego rwo gukemura ibibazo byo gutanga amafaranga mu batoza no guhangana n'ibi bihano n'iki. Sadati nawe nuko biraho ngo twagiye tuyibona no ku marisite yo gutanga prime cyangwa n'ibiki ntago nabyo byaba bihagije. Nkavuga nti rero abo bareyo bane Claude nk'uko wabivugaga, hari abareyo benshi mu by'ukuri bafite ubwo bushake bwo kuba batanga ayo mafaranga, ariko bategereje ijambo rigomba kuva muri Tadeo ryo kuza yicishije bugufi. Ntago mvuze ngo azakubitira ipfukamiro, ariko ryo kuza yicishije bugufi akavuga ati byabaye byarabaye, narayobejwe, urumva, none ikipe ni yacu. Noneho bubu ni nkuko yabivugaga Hussein, nkuko Hussein yabivugaga, agakubita ipfukamiro hasi. Rayon Sport ni association, ni umuryango, akavuga ati rero ikipe ni yacu si yanjye, narayobejwe, ngenda saba imbabazi, nimureke twegerane turebe uburyo twakemura ibibazo. Kandi ibaza ko abo bose yajya gukomangira, ariko agiye muri ubwo buryo iyoroheje gutyo byakemuka. Ariko nakomeza kuresista, nakomeza kwihagararaho, agashaka kurwana wenyine, ntabwo bizoroha, izabihomberamo. Uyu n'undi mwaka wa gatatu, hari n'itandatu ishize, ubwo ni uwa karindwi. Uwa karindwi 2018. Uyu ni uwa karindwi w'imfabusa wamaze kwinjiramo kabaye. Ntabwo wakwishyura miliyoni 70 z'agatsi ngo ubone n'izindi 50 zo kugura abakinnyi. Kamajeshi regeza mwiri. Regeza mwiri, reka gukomeza kubana. Regeza mwiri, wegera abantu birashoboka, ariko nukomeza kwibana ntabwo byo biza koroha tonto. So nuko situation muri Rayon Sport imeze. Saa 6 z'amanywa bambwiye ko ibaruwa afame ya Lotfi bari buze kwimuhangira, ngo maze kumva Hussein uruhande rwavuga ko abanakoze n'amakosa muri communication. Ni gute bijya bwitangazamakuru ko bamuhagaritse, kuko ejo barimo bisobanura ku maradiyo atandukanye bataramugezaho ibaruwa. Nabyo ni ikindi kintu muri communication na administration n'ibihura. Tugubwira radari inama ziterana, tuba dufite amakuru. Ejo bundi inama iterana kuri Legend ntibamamagaye, bakambwira bati tubonye wa mugabo witwa famille Lotfi, n'undi mugabo ubyibushye mwene wabo umwara wambaye ingofero, ndavuga none umutoza wongere na Irambo na Eric, ati n'umudamu uteze igitambaro, ati nta mirimo irabera hano.